uyu munsi ijambo ry'Imana ijambo riherekeza ukubatumira naboherereje niryo navanye mu ivanjiri y'uyu munsi. Mu ivanjiri y'uyu munsi ni ivanjiri ya Matayo umutwe wa 19 umurongo wa 3 kugeza ku wa 12. Muri icyo gihe abafarizayi begera Yesu bamubaza bamwinja bati ese biremewe ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose? Arabasubiza ati ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro Rurema yabaremye ari umugabo n'umugore, kandi ko yavuze ati nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa. Bityo rero ntibaba bakiri babiri ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanije umuntu n'akagitandukanye. Baramubaza bati ariko se niki gituma Musa yategetse gutanga urwandiko rw'isenda mbere yo kwirukana umugore? Arabasubiza ati n'umutima wanyu w'indashoboka watumye Musa abemerera kwirukana abagore banyu, ariko siko byahoze. Naho nje mbabwiye ko umuntu wese wirukanye umugore we uretse iyo babanaga bitemewe n'amategeko kandi akazana undi aba asambanye. Abigishwa baramubwira bati niba ari uko bimeze ku mugabo n'umugore, ikiruta ni ukudashaka. Nuko niko kubasubiza ati bose ntibumva iyo mvugo kereka ababihawe bonyine. Koko rero hariho abantu bavutse ari ibiremba, hari abandi babigizwe n'abantu, kandi hari abandi bigize batyo kubera ingoma y'Imana. Ushobora kumva niyumve. Iyo rero ni ivanjiri ntagatifu, uragasingizwa Kristo. Iyo ni ivanjiri y'uyu munsi. Nashatse rero kuyikomozaho kubera iyi sosiyete dutuyemo, kubera isi dutuyemo ifite ibintu genda yoroshya isakramento ryo gushyingirwa. Akanya gatoya ngira ngo mvugeho isakramento ryo gushyingirwa kimwe n'andi masakramento yose duhabwa. Isakramento ryo gushyingirwa ni isakramento rikomeye, ni isakramento hagati y'umugabo n'umugore, umugabo n'umugore. Riba ari isakramento iyo ritanzwe hagati y'umugabo n'umugore. Umugabo n'umugabo, ibyo ntago ari isakramento. Umugore n'umugore, ibyo ntago ari ibyo ngibyo ndavuga birimo byadutse. Ubu ngubu usanga buri wese atera hejuru ngo nanjye ndashaka iki muri kiliziya, ndashaka uburenganzira, ndashaka iki. Hagati y'umugore n'umugabo rero, hagati y'umugore n'umugabo, kugira ngo rero baba baramenyanye, bariteguye, bakitegura. Rero iyo igihe kigeze imbere ya kiliziya, umugore n'umugabo umwe ikiganza mu kindi, nemeye kumbera umugore, nemeye kumbera umugabo, nzakubaha, nzagukunda iteka kugera gupfa. Nuko bagahabwa umugisha. Buri iki Imana ifatanyije ntihakagire umuntu ugitandukanya. Kugira ngo iryo sakramento rero ribe ryafashe nuko baba batanze ayo magambo bavuga bahana n'icyo bita consentoma. Je consent. Consentoma ni ukuvuga yuko isezerano mpaye umugabo, isezerano ampaye nk'umugore, isezerano duhanye imbere y'Imana na kiliziya. Hari abagabo, umupadiri cyangwa umudiyakoni ni umugabo wo kubihamya uhagarariye kiliziya, noneho n'abandi bari muri iryo koraniro uwo munsi ni abagabo bo kubihamya. Hakavamo bakeya bajya kubisinyira bavuga bati nibyo koko bahanye isezerano yo gushyingirwa. Rero iyo bimaze kurangira, ntabwo umuntu nyuma yavuga ngo noneho hashize ukwezi, hashize umwaka, hashize imyaka 10, bya bintu birananiye. Ibyo nari niteze ku mugore, ibyo niteze ku mugabo ntabyo nabonye, ku buryo ndumva birandambiye. Ahambira ajya iwabo nanjye mpambire njye iwacu, ubwo birarangiye. Ubwo ngubwo nzashaka undi, n'undi azashaka, n'undi azirwarize. Oya, ntabwo ari izo nzira bicamo, ntabwo ari izo nzira. Yesu Kristo ni clair, arabitubwiye. Imana yafatanyije ntihakagire umuntu ugitandukanya. Ari isakramento ryo gushyingirwa. Bantu urabona hadutse hari ibintu bisigaye byoroshye, hadutse divorce yihuse cyane, haraza
iyo habaye ingorane muri couple biroroshye cyane guhita umusinya umwe agacaha undi agacahari abisigaye byoroshye mu bihugu hafi ya byose biroroshye ntabwo ari ibintu bikomeye niba udashobora kwihanganira umuntu ingeso ye n'ibiki byose mutabyaye mutabonye ubukire mwari mutegereje utabonye ingesi niyi wari umutezeho ukabona nuko biroroshye cyane guhita umubwira utambira utwawe cyangwa se iyo wanyuze umuntu ku ruhande akaza akabyicokamo ugacya umubwira uti ndumva nakunze undi wowe ubwo ngo uzirwarize ibyo ngibyo rero ni ibintu kuri iki gihe muri sosiyete zacu muri ibi bihe turimo ni ibintu ubona bisa nkaho byoroshye ku buryo tudaha agaciro tutabona uburemere bw'ayo magambo yitwa consentoma y'isezerano kugira ngo rero consentoma ibe valide kugira ngo isezerano rya mariage ribe valide nuko consentoma iba itabaye viciye nta kintu cyayivangiye iba ayatanganywe liberite rwose umuntu yabivuze abivanye ku mutima abizi kandi abishaka kandi ntawe wabimuhatiye arimo ubwigenge la liberite arimo la liberite la volonté umutima byose yarabitekereza avuga ati ndagiye inzira niyo niyemeje iyo rero consentoma yabaye viciye iyo hagira ikiburamo noneho umuntu akaba yatanga iryo sezerano kubera ingufu kubera agahato kubera ibyo uwo babanaga atamusobanura yamuhishe kubera ibi n'ibi hagati aho ngaho bitagaragaye bigatuma none uwo muntu yiyemeza kwiyangaja kandi harimo ikintu atarasobanukiwe kugomba gusobanukirwa na mariage icyaricyo mariage kigamije n'ibintu bigize mariage ibigize mariage ni ikigamijwe n'ibintu ugomba ukabimenya none ukamenya icyo ugiye gutanga iryo sezerano ugiye kumuha ko icyo gihe biba birangiye aho ngaho rero ni ukuvuga iyo consentoma iyo yatanzwe rwose iri mu kuri itari viciye itarigeze mbese nyirayo ubwenge bufite buri ku gihe nta kibazo afite mu bwonko nta kibazo afite kandi ari libre nta muntu wamushyize w'imbuna nta muntu wamushyizeho agahato nta muntu wamuhatiye kurongorwa nta muntu wagize gute nta muntu umufatiye w'icyuma n'ibindi byose umuntu agenda areba icyo gihe iryo sezerano nta muntu ushobora gutandukanya icyo Imana yateranyije ariko noneho ni ukuvuga yuko iyo bije kuvumburwa yuko harimo uwashutse undi harimo uwabeshyaga harimo uwarushatse kugira ngo kubera inyungu izi n'izi atigeze atangaza atigeze mbese ibyo ngibyo byo guhishahisha kugira ngo agire inyungu yungukamo mu gushakana n'uyu nguyu bigakorwaho ubushakashatsi bikigwa neza nyete bakabona ko ari byo iyo mariage yitwa nul iyo mariage ni ukuvuga ko iba itarabayeho ibyo ariko bikorwa na kiliziya inyuze mu cyo twita tribunal ecclesiastique mu rukiko rwayo kugira ngo igaragaze ukuri kandi itange ubwo burenganzira igira umuntu libre ni ukuri aho ngaho kugira ngo iti ibingibi iyi consentoma yatanzwe haburamo iki kandi byarizwe neza harabajijwe barakurikiranye basanga ibi bintu byarabuze mu gihe cyo guhana isezerano rero bavandimwe nako ngako nagira ngo tuzirikaneho niba mu makoraniro yacu niba mu miryango yacu niba mu nshuti zacu niba dufite abantu bagize gutya muri komine bagatandukana bagize gutya bakabona divorce ibyo tubimenye divorce gusezerana muri komine ntabwo kiliziya ibiha ako gaciro ngo tuvuge ngo ubwo mwarasezeranye ni mariage nuko biremewe imbere y'Imana oya abasezeranye muri komine ntabwo imbere ya kiliziya baba bafite iryo sakaramento na oya ikindi divorce bahabwa na leta barasezeranye mbere ya kiliziya baranye sakaramento ntabwo iyo divorce yivanaho mariage bafitanye ntazagira ukubwira ngo njye mfite divorce ngo byose byarakemutse ngo nshobora gushaka undi mugore ngo undi mugabo ngo uko nishakiye niba ari umuvandimwe wawe niba ari inshuti yawe niba ari ugomba kumuganiriza ukamubwira uti ibyo urimo ni ibiki uzasiga umugore we agasiga umugabo we akagenda agashaka undi icyo gihe aba yitwa umusambanyi nibyo tumaze kumva aka kanya kereka iyo kiliziya inyuze muri rwa rukiko nababwiye yemeje ko iryo sezerano hari icyo ryaburaga yuko iyo mariage itigeze ibaho aricyo bita nullité matrimoniale nuko rero nagira ngo ibyo mbivuze kubera ko abantu duhurira hano turi benshi turi mu bihugu binyuranye kandi ibintu bya divorce bireze ibintu byo guca hirya guca hino bireze
none ugasanga n'abakristo turimo turavangirwa kubera ko Sekibi ntabwo watworoheye, agenda abiba urumamfu agatuma tubivanga tuti ntacyo bitwaye. Icyangombwa nuko umuvandimwe wanjye yishima, icyangombwa nuko umuvandimwe wanjye agira ibyishimo akabana n'uwashatse uko babishatse. Hoya, mu gihe cyose ugifite isezerano, iryo sengesho, iryo sezerano rifite agaciro kugeza igihe Kiliziya ivugiye ko nta gaciro rifite, cyangwa se kugeza igihe Imana ibidesidiye ukaba umuntu yaba atakiri muri ubu buzima. Tubyumve rero, abavandimwe bacu tubagira inama, niba yumva ibyo ngibyo yarabitangiye abaze Kiliziya niba koko ibyo bintu, iryo sezerano ryabayo, yerekana ibimenyetso. Ariko ibyo kuvuga ngo ndirukanyira divorce bizaba bikemutse, umenye yuko ari uwo nguwo ushatse, ari uwo nguwo ugushatse, ari ugize gute, ni ukuri muri mu busambanyi. Ugasanga benshi barirukanyira mu guhazwa, barirukanyira mu ibyo ngibyo ngo n'uburengango ngewe. Oya, ntabwo dushobora kureka umuvandimwe ngo abeho mu cyaha kijyana mu rupfu, anatume na mugenzi we n'undi wundi nawe ajya muri iyo nzira. Kandi nuko rero isezerano turyubahirize, dutinyuke tuganire n'abavandimwe bacu, dutinyuke tubaganirize, tubabwire tuti ibi nibi isezerano watanze riracyafite agaciro. Rero niba wumva hari ikintu bishidikanya, ujya kubaza Kiliziya igusobanure, ibyige neza, iguhe igisubizo. Ariko twumve yuko mariage ni isezerano wagiranye na mugenzi wawe imbere y'Imana, imbere ya Kiliziya. Rikomereho. Ushobora kubura urubyaro, mwabura urubyaro uti njyewe ndagiye ndirukanse ndagiye, ubwo ngubwo ewana aho ngaho namikwemereye kugukunda mu byiza no mu bikomeye. None hashize imyaka 3 nta mwana dufite, ngo umwe arahambiriye aragiye. Oya, twemere yuko ntago ari indwara gusa, n'ibyo bibazo byose by'ubuzima. Cyangwa ugiye gushaka umuntu wamuhishe ibi n'ibi ku buzima bwawe, uramuhisha ibintu, urabihisha, none igihe mugeze mu rugo arabivumbuye. Icyo gihe wowe washatse ko iyo consentiment nivisiye, kubera ko hari ibintu wowe wari ugamije, icyo babyita simulation. Wakoze mariage utabyemera, uzi neza yuko hari ikintu wishe mugenzi wawe wakisimbarayeho, kandi gishobora gushyira andanje ubuzima bwe cyangwa fitire yanyu. Ibyo ngibyo rero byose iyo bivumbuwe, naho ushobora kugira icyo gihe Kiliziya ifite ikibivugaho. Mbese mariage irategurwa, iritonderwa kugira ngo hato hatazagira umuntu uzana impamvu iyi n'iyi. Sinzi niba aka kanya gatoya ibyo mvuze mwagerageje hari icyo mwumvisemo, gutyo umwanya ubonetse byazaganirwaho ku buryo buremereye. Ariko iri jambo ry'uyu munsi, mwebwe bafite inyota, tuhora dusabira ingo, dusabira ingo, ariko ingo za gikirisitu nazo tuzisabire gukomera. Tumenye kubana mu bihe bikomeye no mu bihe biremereye, tumenye kubahiriza iryo sezerano. Abantu baganire, umugore n'umugabo baganire, bajya inama, hanyuma rero bashobore kujya imbere, gutera imbere. Ibyo ngibyo ni ibintu. Kandi mu gihe batugishije inama, twe kubaca intege, twe kuborohera ngo nibagende, twe kuborohera ngo nibacaha, twe kuborohera ngo no ngibyo uzabishingukemo, ngo kugira ngo wirushye, ngo bishingukemo umureke. Oya, abavandimwe tubanze tugoragoze, tubagira inama kugira ngo ubwo bumwe bahanye bukomere. Twe guca intege aba bavandimwe bacu bashakanye, banza ubatega amatwi, ubumve, ubagira inama, ubasengere. Ni ukuri hariho igihe dushaka guhita dusenyura, dufasha abantu guhita ibintu byabo birunduka, ngo niburiya nta kigenda fata undi, niburiya ngo kubera ko n'inyagasambu rirarema gute amasoko. Ntabwo umugore, ntabwo umugabo ari ikinyobwa, ntabwo ari ikiribwa, ntabwo ari igicuruzwa ugenda ukagura hariya, ikindi ukagura hariya, ikindi ukagura hariya, cyakugira nawe ukongera ukagurisha n'undi, cyangwa ukanaga hariya. Ntabwo ari mu isoko, ntabwo ari inyagasambu. Oya, ni ibintu ugomba gukora watekerejeho, umutima ubireba rwose, uzi neza aho ugana, kandi umenya ko inifo watanze isezerano ryawe fini nyamuna. Ibyo rero Yezu Kristo uyu munsi ati icyo Imana yafatanyije ntihakagire ugitandukanya. Ndagowe rero niba mbigiyemo kugira ngo mfasirite, noroheze, mvuge ngo ije. Oya, duharanire ko ingo zacu zikomera. Nta namwe abubatse ku rutare, y'ingorane zije, imiyaga igahuha, ikagira gute, imvura zikagwa, imivu igatemba, barakomera bakongera bagahaguruka. Ariko ububatse ku musenyi, ku marangamutima,
ijoro rimwe iyo bitagenze neza bucyahambira. Ibyo se ni biki? Rero tugakoma amashyi ngo ni umugabo, ngo ni umugore, ngo yihagazeho, ngo araharanira uburenganzira bwe, kandi ejo akaba agiye kuri uyu, ejo akaba agiye kuri uyu, tukamuha amashyi tukamushimira ngo ibintu byose biri ku murongo. Turimo turakora ibiki? Umuntu aragwa mu cyaha kimujyana mu rupfu, tugakoma amashyi, twarangiza tugashengera, twarangiza tugahazwa, twarangiza tuti n'uburenganzira bw'ikimuha amahoro nicyo twishingiye, nicyo twishimiye. Ikimuha amahoro gute se yo muri iyi si iminsi ingahe kandi ejo azaba abisubiza imbere y'Uwiteka? Tuze tumenya ko n'ubwo butumwa ni ubwacu. Sekibi arimo arataka ingo zacu, arataka imiryango yacu. Ibyo ngibyo n'utabibona azambwe, niba atabibona basaba Roho Mutagatifu abikwereke, akwereke ko ingo Sekibi arimo azataka. Bikira Mariya yaravuze ko azaza ari wazahera, abivugiye i Fatima. Tumenye kuvumbura amayeri ye yose. Rero ushenya urugo abashenye ejo hazaza ha Kiliziya n'ahisi. Urumva? Aho rero nibyo ubona mu masosiyete yacu anga yateye imbere bisigaye byoroshye cyane. Ari nawe rero haziye gushyira imbere ibingibi, umugabo n'umugabo, umugore n'umugore, uyu nta gitsina mfite, undi nayo nshobora guhitamo igitsina nshatse, undi igitsina nshatse, uri biki byose. Sekibi kaza katuvangavanga, ugasanga umuntu wari umukristo arimo ngo nta kibanzo, ngo Kiliziya igomba kwiyadauta, ngo Kiliziya igomba kugendana n'ibihe. Niba ushaka kugendana n'ibihe tu es perdu. Paulo Mutagatifu ati nimukishinge ibihe tugezemo. Turi mu biki? Hano turi mu bashengerera Yezu Kristo muzima wapfuye azize uko kuri. Bavuga ngo yise umwana w'Imana, baramubamba apfira ku musaraba. Wowe wese ubwo ngubwo urakiza uruhu rwawe kugira ngo ubucuti bwawe utabura n'umuntu ubona ko arimo arindagira, ugakomera kuri ubwo bucuti. Oya, ntago ari byo. Umuntu ufite inyota, afite inyota y'ubutungane bw'Imana, afite inyota y'ukuri, inzira n'ukuri, afite inyota y'urukundo, urukundo nyarwo, afite inyota kwisakaramo rya batisimu, gukomezwa, Eucharistia, ubusaserdoti, amasezerano tugirana mu bihaye Imana. Ibyo byose bigira agaciro kuko Imana ibihari, Imana yubaka urugo, Imana ibihari ikadukomeza, igihe kikagera ikaduhagurutsa niyo twaba twadandabiranye. Nyagasani Yezu nabane namwe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.